mwanya tuherereye hano mu karere ka Burera muri centre ya Kirambo, aho tugiye kuganira byinshi bitandukanye ku bijyanye n'imikino y'abafite ubumuga, aho tugiye kuganira n'umwe mu bahagarariye ndetse akaba na perezida wa equipe ya sitting volleyball cyangwa se y'imikino y'abakina bicaye. Araza kutuganiriza byinshi bitandukanye ku bijyanye n'ikipe. Hari benshi mutari muzi neza ko muri aka karere harimo equipe mu karere ka Burera, benshi bavuga bati ikintu cy'imikino ntabwo bakitaho, ariko nyamara Isegonda TV yaje gukora ubushakashatsi isanga muri aka karere ka Burera hari ikipe, kandi ikipe nziza cyane, ikipe ikomeye. Turaza kuganira na perezida wa equipe, araza kudutangariza byinshi bitandukanye muri rusange. Dukomeza kubabwira ko muri kumwe n'umusore wanyu Kuzukuru k'Imana Bucura bwa Nyagasani, cyangwa se ukaba wamwita Kuzuku cyangwa se ukamwita Bucura, ntacyo bimutwaye. Icyo usabwa gusa no gukora subscribe, like na share, ubundi inkuru zacu zikagenda zikugeraho gatanu ku kandi. Bwana muyobozi, watangira wibwira abadukurikiye? Murakoze cyane. Segonda TV kuba mumpaye umwanya wo kugira ngo nganirire namwe ngaragaza ibyo abantu bafite ubumuga bamaze kugeraho cyane cyane mu mikino yabo. Nitwa Ndayambaje Theoneste, nkaba ndi perezida wa ekipe y'imikino y'abantu bafite ubumuga mu karere ka Burera. Murakoze cyane rero, muramwumva neza, akaba ari perezida w'ikipe y'abafite ubumuga mu karere ka Burera. Hano rero tugiye kuganira byinshi bitandukanye. Bwana perezida, ese ubuzima bwa ekipe yanyu ibaye hite muri rusange? Murakoze cyane. Ikipe dufite amakipe abiri, ikipe y'abagabo n'ikipe y'abagore bakina umukino wa football ndetse na sitting volleyball mu bitsina byombi, tukagira n'ikipe ya atletism. Abantu bafite ubumuga rero mu karere ka Burera nabo babayeho mu buryo nabo bagomba kwitabira imikino. Barahari, abakobwa barahari, abasore barahari, ndetse tukagira n'abandi bitabira imikino ya atletism. Ukuntu ibayeho rero mu buryo, ntabwo dufite uburyo kidutunga ikipe umunsi ku munsi. Uburyo tubayeho dukora imyitozo, tugataha imuhira iwacu, nyuma tugendeye kuri gahunda y'igihugu yateguye ku bijyanye n'imikino, tukitabira shampiyona ziba ziteganijwe zose mu rwego rw'igihugu, tukitabira neza, abakinnyi bacu babayeho neza. Gusa byo ntabwo dufite imishahara tubaho ukwezi ku kundi, ariko iyo bitabiriye bagira ibishobora kubabeshaho kandi bishimishije. Yes, turakoze cyane. Uravuze ati iyo bitabiriye bagira ibishobora kubabeshaho kandi bishimishije, bijyanye kuvuga ko wenda hari icyo mubagenera bitewe n'icyo nuko amarushanwa mugenda muyitabira. Ese ikipe hari abaterankunga yaba ifite? Ese ako gashimweho gaturuka ni ku ruhande rw'akarere? Hari umuterankunga wamenyemo akantu? Byifashe bite? Murakoze cyane. Mu by'ukuri ikipe y'akarere ka Burera mu bantu bafite ubumuga twitabira imikino itandukanye iba yateguye, yaba ku rwego rw'igihugu cyangwa se ishyirahamwe ry'imikino y'abantu bafite ubumuga bita NPC Rwanda. Ntabwo dufite abaterankunga benshi. Umuterankunga wa mbere dufite ni akarere ka Burera. Ibyo dukoresha byose, ibikoresho, uburyo ki tubonamo amazi, isukari, ndetse n'amafaranga yo kurya igihe twitabiriye imikino, gucumbika, n'uburyo bwo kugenda tubihabwa n'akarere. Undi muterankunga twigeze kugira ni umuterankunga bita Nidoro waduhaye jeze dukoresha igihe twitabiriye amarushanwa. Nta wundi muterankunga turagira. Uwo muterankunga mwigeze kugeza na n'ubu muracyakorana cyangwa se yageze harahagarara? Oya, turacyakorana. Ni umwaka ushize, urabona covid yateyemo mu kwezi kwa gatatu, shampiyona irahagarara, ariko imyenda turimo dukoresha nibo bayiduhaye. Bivuga ngo turacari kumwe, n'ikindi gihe kigiye gutangira nabwo tuzamugezaho ibindi bikoresho dukeneye, nabwo yabiduha. Ariko ntabwo dufitanye amasezerano, nuko hari projet barimo bakorera mu karere ijyanye n'uburyo bwo gukangurira inzego zitandukanye, abafatanyabikorwa ndetse n'abafite ubumuga bwabo n'abaturage, kugira ngo bazamure icyiciro cy'abantu bafite ubumuga kuko nabo bigaragara cyasigaye inyuma. Yes, urakoze cyane rero. Wenda bwana perezida, dukomeza nakubaza ikibazo kimwe. Ese muri uyu mwaka ni iki muteganya nka ekipe? Ese ko tubona ko mu yindi mikino igiye itandukanye nko mu mupira w'amaguru, volleyball n'izindi mikino zitandukanye hano mu Rwanda, bari gutegura uburyo bwose bushoboka ko imikino yagaruka, kubera ko yarahagaze bitewe n'iki cyorezo cya COVID-19. Ese mwe mu mikino yanyu byifashe bite? Mwaba mwaramenyeshejwe igihe shampiyona izatangirira, cyangwa se imyiteguro igeze he muri rusange? Murakoze cyane. Natwe uyu mwaka nyuma y'icyorezo COVID
duhanganye naco imikino y'abantu bafite ubumuga tuzayitabira. Hari gahunda ndatekereza umwaka ucumwe gishize kwa gatandatu ku tariki ya 10 habaye inama y'inteko rusange ya NPC irimo gutegura shampiyona 2021. Ubwo rero hafashe imyanzuro ko muri kwezi kwa 11 imikino itangira ni shampiyona. Hari amabwiriza yasohotse tuzitabira shampiyona tunahangana n'icyorezo COVID-19. Ayo mabwiriza arahari y'uburyo tuzatwitwara mu gihe cy'imyitozo, igihe twitabire shampiyona mu buryo bwo kwirinda iki cyorezo, ariko n'ubundi tukakirinda tunakomeza n'ibikorwa bijyanye n'imikino y'abantu bafite ubumuga. Gahunda rero imikino tuzahera football, kurigezeho sitting volleyball na atletism, byose biri kumwe. Amatariki agiye apanze ku buryo imikino yose tuzayitabira, abahungu n'abakobwa baturuka mu karere ka Burera bahagarariye ikipe bafite ubumuga mu karere ka Burera. Yes, urakoze cyane. Iyo tugerageje kureba mu yandi makipe agiye atandukanye, we hirya no hino bagenda bagira icyo twita kugura abakinnyi cyangwa se recruitment ku bakinnyi. Ese mwe muri ekipe yanyu mwamukoresha abana bo mu karere ka Burera gusa cyangwa se mugiye kugura handi? Ese niba hari abo mugura baba bahari? Ese hari abo murekura mukabatanga mu yandi makipe? Ubundi mu bijyanye no kugura n'igurisha ry'abakinnyi muri iyi mikino biba byifashe bite? Kubera ibibazo by'ingengo y'imari idahagije, nababwiye ko dufite umuterankunga umwe ari umufatanyabikorwa akarere ka Burera. Mu nshingano akarere kaba gafite harimo no kwita ku byicaro byabo byarasigaye inyuma. Niwo umufatanyabikorwa dufite. Twebwe ntabwo duteganya kugura abakinnyi, ahubwo twe tuzamura impano zabo dufite, nyuma ugaragaje ko ashoboye akaba yagurwa n'andi makipe kandi tukamworohereza akagenda akaja gushaka nawe imibereho mu yandi makipe. Ubwo rero twebwe tugerageza kuzamura impano, dufite abakoci beza, dufite abantu badufasha. Ubwo kuzamura za mpano, abazashobora kuzamura impano zabo bazagurwa n'andi makipe, ariko bitabuje ko muri gahunda dufite nabwo mu gihe kiri imbere ko ubushobozi bugenda bwiyongera tuzazamura imikinire, tushaka n'abandi bakinnyi bo kongera ingufu mu ikipe yacu kugira ngo ibashe gukomera, ibashe no kwegukana ibikombe. Urakoze cyane bwana Perezida. Mbese akabazo k'amatsiko make, ese iyi kipe yabonye izuba ryari? Iyi kipe yabonye izuba 2014 aho twatangiye kwitabira imikino y'abantu bafite ubumuga. Ubona kuvuga ngo tumaze uyu mwaka n'uwa gatandatu kwitabira shampiyona itegurwa na NPC Rwanda. Wakomoje ku kintu cyo kuvuga ngo hari impano mwagiye muzamura mukazitanga mu yandi makipe. Ese waduha urugero rw'umukinnyi wenda muvuga uti uyu ni umwana ugeze kuri uru rwego ariko wazamuwe n'ikipe y'abafite ubumuga mu karere ka Burera? Turabafite, dufite umukinnyi ukina mu ikipe ya Musanze, dufite umukinnyi ukina mu ikipe ya Rutsiro bitwa Emmanuel, uwo nundi twitwa Safari. Abo ni abana bazamukiye mu kipe y'akarere ka Burera. Dufite nundi uvuka mu karere kacu ka Burera ukina mu Ntwari Kigali, nawe yazamukiye muri Burera. Baragenda ndetse ari no kwitabira no mu ikipe y'igihugu ryahamagarwamo. Byumvikana ko rero hari cyakozwe mu karere ka Burera mu rwego rwo kuzamura impano z'abakinnyi kandi dukomeza. Barakoze cyane rero. Wenda dusoza, bwana muyobozi, bwana perezida wa ekipe, ese niki wasaba abakunzi b'iyi kipe, niki wasaba abafana muri rusange? Abafana turabasaba ikintu gikomeye, ndetse n'abakunzi b'ikipe y'akarere ka Burera ndetse n'abaturage by'umwihariko ba Burera, kwegera ikipe bakayiba hafi, bakayifasha, bakubaha ibitekerezo byatuma ikomera. Igihe turi ku myitozo bakaba hari benshi, bakahaba ari benshi, noneho n'ubuyobozi butandukanye bukarushaho kudushyigikira, bukazamura ibijyanye n'ubufasha. Abakinnyi bakenera byinshi, bakenera imibereho myiza, bakenera ibikoresho. Ubwo turasaba ko uwumva Isegonda TV wese akunda akarere ka Burera, yumva afasha abantu bafite ubumuga, kugira icyo yakora kugira ngo ikipe y'akarere ka Burera y'abantu bafite ubumuga nayo igaragare, ihangane n'andi makipe akomeye, itwara ibikombe, bityo akarere kacu kamenyekane kandi n'abafite ubumuga zaba batembeye mu by'umwihariko. Turasaba rero n'ubundi ko igihe turi mu myitozo turasaba ibikoresho bihagije,
abatwumva n'abandi bakunda bafite ubumuga kudufasha, kuko iyo turi mu mikino twari turi gukora n'ubuvugizi, kuko hari abagiye babona ko abafite ubumuga badashoboye, ariko ikigaragara ni uko iyo turi ku kibuga, iyo dukina hari ababona ko hari ibyo dushoboye, ndetse dushobora no gushimisha abantu, dushobora gukorera ibyishimo abantu bakishima bakanezererwa, bakabona ko hari ibyo dushoboye. Kuba dufite ubumuga rero hari ibyo twakora bigateza imbere igihugu, hari ibyo twakora bigashimisha abantu, hari ibyo twakora turi kwirinda, kuko siporo ni ubuzima, siporo ni ukwirinda indwara. Natwe rero indwara tudakoze siporo zatugeraho. Turasaba rero ko abantu bumva akamaro ka siporo, cyane cyane ku bantu bafite ubumuga, bakarushaho kudufasha, bakarushaho kutwegera, kuduteza imbaraga kugira ngo igitekerezo cyo gukunda siporo kizamuke mu baturage b'akarere ka Burera, mu bafite ubumuga by'umwihariko. Hano turahageze tuhabonye ikibuga. Iki kibuga twitegure kugitaha ryari, uko biri kose kizaba ari ikibuga cyiza nubwo kitaruzura, ariko urabona ko ni ikibuga giteguye, baratangiye. Ese mu by'ukuri nk'umuntu utabashije kuba ari hano kuri iyi site ya Kirambo, utabashije kuba yaba ari hano, ushobora kubona iki kibuga ku mafoto, mwijeje ryari ko iki kibuga gishobora kuzaba cyuzuye ku buryo yazaza kuharebana n'umupira? Urakoze cyane, manze nshimire n'akarere ka Burera kuba karafashe iya mbere mu buryo bwo kutubonera bya bikoresho, ariko no mu bikoresho harimo n'igikorwa remezo dukoresha, ari iki kibuga mubona. Ni intambwe ikomeye, cyatangiye kubaka umwaka ushize w'ingengo y'imari mu kwezi kwa kane, kirubakwa kigera ahangaha. Dufite n'ikibuga kindi cyavuye hanze mu Bushinwa bazashyiraho, bivuga ngo iki kibuga ni umusaruro mwiza duhawe n'akarere ka Burera. Icyo nabizeza ni uko kirimo gitegurwa neza, ibibura murabona ko hasigaye kukirisa neza, kandi ndatekereza ko urwego rubishinzwe rwo kubikoraho kizuzura mu gihe gito, ku buryo mu ntangiriro z'umwaka utaha tuzatangira kugikoresha, tugikoreraho imyitozo kimeze neza. Ubu ni ukuvuga ngo twizere neza ko umuturage utuye mu karere ka Burera 2021 azaba aza ku kibuga akareba umupira neza, ikibuga cyuzuye nta kibazo kabisa. Kizaba kimeze neza, kizitiye, gifite n'aho abareba imikino yacu bicara, kimeze neza muri rusange. Twakira amakipe, twakira shampiyona ikabera hano, abantu rwose bakanezererwa, abaturiye hano bakabona imikino myiza, abantu bafite ubumuga bakabona ubushobozi abafite ubumuga badufite, ko tudakwiye guhezwa iyo hirya mu gikari ngo tube iyo ngiyo, tube ikibazo muri sosiyete, ahubwo tube igisubizo cyo gutanga ibyishimo. Urakoze cyane rero kuba wafashe umwanya wawe ukaza kutuganiriza hano. Turagushimiye cyane ku makuru uduhaye no kubashe kudusobanurira byinshi bigiye bitandukanye. Murumva ko rero mu karere ka Burera twungutse indi kipe iri kumara imyaka igera kuri 6. Wowe utarubizi baragukeneye, bakeneye inkunga yawe, bakeneye kuba inyuma kandi ukabasha kubashigikira umunsi ku munsi, kugira ngo nabo babashe kuba bazamuka bagere ku rwego twifuza. Murakoze cyane, mugire impagarike n'ubugingo. Murakoze cyane.